Bakunzi beza banjye, inshuti magara nk'amaguru ngenza, ndabaramukije mugire impagarike n'ubugingo. Nitwa Nigaba François cyangwa Gasizi nk'izina rye ritazirana. Mu isi y'intizanyo uducumbikiye akabimana data tuyituranyemo n'ibintu bitabarika. Rurema wacu yahanganye ubuhanga bwe buhanitse. Bimwe tubasha kubibonesha amaso aya, hakaba n'ibindi tutazi. Ibindi bikabaho nta makuru na busa tubifiteho. Hakaba n'ibindi twibeshya ko tubizi, nyamara wenda amakuru tubifiteho yenda kuba ntayo. Hari umuntu muri twe wamara umunsi umwe akamara ibiri atavuze cyangwa atekereza ijambo urukundo. Ndahamya ko buri wese aka kanya ahita nsubiza ngo ntawe. Ariko burya iby'urukundo ntibijya bisobanuka na busa. Na Bibiliya yavuze ko ibyarwo ari birebire cyane, bisumba ukwezi, bisumba izuba, kandi n'ikuzimu bigerayo. Bibiliya yavugaga urukundo rw'Imana, kandi nibyo koko niho n'urw'isi rukomora imizi. Njyewe rero ubazaniye inkuru yarwo, ubu nabonye ibintu mbona ibindi. Nabonye abantu bemera guhara amagara yabo kubera rwo. Nabonye kandi n'abantu bica abandi babitewe ngo narwo. Nabonye abatarya ntibaryame, baryama ntibasinzire ngo nirwo. Ese ko nabonye ibintu ra? Nabonye abantu biyahura ngo nirwo. Nabonye abantu batanga byose batunze ngo bakongera urukundo, ariko nabonye abantu bigwizaho iby'abandi bagira ngo babone uko bakundwa. Ariko se koko ubu ibintu turuvugaho nibyo? Aho ntihazabaho kurubeshyera mwebwe nanjye. Mbararikiye rero gukurikirana iyi nkuru ifite umutwe ugira uti Kate yasariye Kenzo. Nizere ko iyi nkuru izarangira hari icyo buri wese yongeye mu bumenyi bwe afite ku rukundo rwe. Muti kagira inkuru rero. Amazina yanjye ni Kami Kenzo, mvuka i Kigali. Iwacu turi abantu b'amikoro aciriritse, ni umusore utari mubi, ngendeye ukuntu abakobwa baba banshakisha muri Kigali. Narangije kaminuza, ubu nkaba mfite ikigo mbere umucungamutungo. Si amavu n'amavuko byanjye nje mbazaniye, oya pe, sibyo mukeneye aka kanya. Ahubwo mukeneye kumenya inkuru yambayeho mpura n'umwari utagira ukwasa w'umwiza Ketia. Ndibuka neza cyane hari kuwa gatanu mu Museke mu Museso. Ubwo twabyeganiraga imodoka yaganaga ku Gisenyi. Nateze imodoka bisanzwe Nyabugogo nkamwe mwese. Imodoka yenda guhaguruka hinjiye umugenzi nkanjye. Oya nako ntiyari nkanjye we, kuko yari umukobwa mwiza, yari mwiza cyane. Barubyemera ko mbivuze, yari mwiza cyane. Twahuje amaso yinjira, numva amaso yanjye arankurura kugumya kumureba nta kubireka ashaka. Mu gihe murangariye, ijwi rituje ryaguye mu matwi ntunzi. Pardon monsieur, dushobora kwicarana? Yari uwo mwari utagira ukwasa wari ugiye kwicara ibumoso bwanjye. Nigiye hirya aricara. Yabanje kunsuhuza, nikiriza vuba nk'uwari ubitegereje cyane. Ubwo imodoka ibirahagurutse. Ntabwo nigeze ntinyuka kugira irindi jambo namuvugisha. Nawe kandi yarandetse. Niba yarabitekerezaga kamera nkanjye, niba ntacyo yari yitayeho, ibi byasubizwa nawe ubwe ntimubimbaze. Nazamuraga ijwi ngo mubaze nibura amakuru, ubwoba bukantera ijambo rikagaruka rikagwa mu nda rigaherayo. Naje kugira amahirwe rero, ubwo nagiye kumva nkumva arateruye ati ufite sangahe? Mboneraho kongera kumwitegereza mu maso cyane ndatinda. Nuko mu kanya gatoya nti ni saa 4. Kubera urugendo rurerure rero, uwo mukobwa yaje kugubwa nabi, biza kumuviramo ibyo bamwe muri mwe bita gutera ikiro. Bigitangira numvaga ibintu mu nda y'ibyiruka cyane, akagerageza kwiyumanganya, nanjye nkijijisha nk'utabyumvise. Gotese kubwonko bwanjye bwarimo kugenzura akantu ku kandi kubyamubagaho nkaho ari ikiraka bwahawe. Nagiye kumva numva yiteye hejuru, ubundi amvunderezaho bya bintu. Mwihangane nshatse kubitsinda kubera ko hari abo bitagwa neza hari mbivuze mu mazina yabyo. Ntabwo nigeze numva binjeniye, ahubwo nahise nzamurira Imana ishimwe, mvugira rimwe mu mutima nti ko bigenda kose iyi ni impamvu simusiga ndi butuma abasha kumvugisha. Ubwo rero njya mu gihe cyo gutegereza igihe ibyo ndimo kwifuza biri bubere. Ibyo ntibyatinze gutangira, yatangiye ahihibikana amanagura hirya no hino aho nari nahindanye. Yageze aho yikuramo isharupe yari akenyeye kugira ngo kumpanagura bikunde. Nuko atangira kumpanagura, ari nako nsaba imbabazi cyane. Sha, mbabarira nukuri ihangane rwose nk'umuntu w'umugabo. Birantunguye. Urabibona kandi ntibyari bisanzwe bimbaho nibura ngo mbe nirinze. Abari mu modoka bose bari bategereje ko nza kwifata, nari nahindanye cyane rwose mu byumva. Gusa hari n'uwanyegera aranyongorera ansaba ko nasubika urugendo aho guseba. Ahubwo nge mw'ibyo bihe numvaga ameze nko kubonekerwa. Gucirirwa bugufi n'umukobwa narebaga ikimero, guhanagurwa nawe kuko hari aho yacishagamo agakoresha ibiganza bye byoroshye. Nabihuza n'ijwi rye ryarimo rinkirigita mu bwonko, rinsaba imbabazi nkumva umubiri wanjye hari biri kuwutondagira bimeze nk'inshishi. Ikindi nuko uwo mukobwa yari yambaye ijipo ngufiya, mu gukuramo isharupe yari akenyeye byatumye ibibero bye byigabiza amaso yanjye birayangiza bitavugwa. Amaso yanjye rero nayo si nyanda, ndayizera mu kureba ibyiza no kubifotora, ibyo byiza bitatse u Rwanda. Numvaga ubwenge bwanjye bwuzuye ibitekerezo, gusa ndihangana ndamubwira nti humura muvandimwe, ntugire ikibazo, buri wese ibi bintu byamubaho. Mu ijwi ryiza ryuje impuhwe yongera kumbwira ati mwaganaga he?
yewe ntigiye ku Gisenyi. Yongeye kuzamura iryo jwi ryiza ati mwari mujyanye n'izihe gahunda? Mumbareye mumbwire niba atari ibanga kubimenya byamfasha. ntamuhije nanjye nahise mubwira nti nari ntashye ubukwe bw'inshuti yanjye ku Gisenyi. Yo, ndaguhemukiye sana. Mbona arushijeho kubabara cyane. Burabasanga he? Niko kumusubiza nanjye nti wigira ikibazo kuzaba ejo. Nuko arambwira ati Ahwi, noneho turacyafite umwanya. Buriya turafatikanya gushakira hamwe umwanzuro w'ikibazo naguteye ntabishaka. Turacyari kumwe kuko turi bugerane mu mujyi, nanjye niho ngiye. Nanjye kandi mfite ubukwe nzataha ejo muri ibyo bice. urumva koko noneho ukuntu yarimo nkungahaza ku ijwi rye ryiza cyane nari nkeneye. Nuko nanjye ndamusubiza nti ni byiza kandi uhumure, ntabwo nabigize intambara, ibi byakubayeho n'impanuka nanjye byambaho. Namweretse ko ibyabaye nta kibazo byanteye ari ibyago, nuko arishima cyane. Nuko arongera araterura mu ijwi rye rya rindi ryiza ati Uri umwana mwiza. nanjye nti si cyane nkawe ariko aseka neza kweri. Inseko ye ndayibatuye mwese, dore namwe mwemeye kuntega yombi. Merci beaucoup. Twakomeje kugenda, amagambo ari ntayo ariko imitima iganira ahari. Numvaga bimbangamiye cyane kurekeraho kumvugisha kwe. Mu kandi kanya andi mahirwe yongeye kungwira. Numva arateruye ati Urazi se? Ni ntabwo mbizi ibyo. Biraza kuba byiza nidutandukanye twibwiranye. Muranyumvira ahantu noneho yarangejeje? Nanjye ni nibyo. Njye nitwa Kami Kenzo. Nuko araseka. Ariko mbega izina. Ni nuko banyise nyine. Nitwa Keti y'umwiza. Ufite izina ryiza cyane ahubwo wowe. Merci. Nuko yasetse yishimye. Nanjye numva ndatwawe. Twahanye nomero za telefone ku buryo twageze iyo tujya twabaye nk'abantu bamenyeranye kandi bamenyeranye cyane. Dore ngo turaganira se. Uriya mwari uko hasa niko azi no kuganira. Njye naramwikundiye burya. Mu kuruka imodoka rero Kate yamfashe ukuboko aranjyana. Nanjye kubwo kubyishimira sinigeze mubaza ngo njyanye he. Narakurikiye nyine gutama. Twagendaga nyegereye cyane. Ahari byari mu rwego rwo guhisha igice cy'ipantaro cyanjye cyari cyahindanye. Kubera kugenda twikubanaho cyane rero, kubera ibitekerezo byari byanze gukwirwa mu bwonko bwanjye, numvise ntazi ukuntu mbaye. Nsa n'ugenda buhoro, nuko arandeba aranyitegereza arambwira ati Bigenze gute se? nanjye ntindekura, sinzi ukuntu mu mubiri wanjye numva mbaye. Nuko aranseka ahubwo arambwira ati Utandukira se? yashaka kunsetsa nyine. Nuko twese turaseka, arangije yongeraho ati Ihangana aho tugiye turahageze. aha ni inkuru yacu Kate yasariye Kenzo. Igice cya mbere tugisubikiye. Mbararekera gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Niga Francois Official kugira ngo uzabone n'ikindi gice tukimara kugishyiraho. Kora like, ukore share, unasangize iyi nkuru abandi bantu. Tubararekiye kuzakurikira igice cyacu gitaha Kate yasariye Kenzo.